Mwiriwe neza, amazina yanjye bayitumirwa Vanessa, Vizele, Aline n'andi menshi agiye atandukanye. So mbere ko film ikomeza haragatangazo twifuje kubagezaho. Nk'ibisanzwe murabizi ko ari mwe dukorera, ni mwebwe mutugize. So mbere ko nkavugaho ndashaka kubasaba twirinde corona, murabizi ko ni icyorezo cyaduteye mu isi hose. Twakirinda rero dukaraba neza amazi meza cyane n'isabune cyangwa se tugakaraba iyarko. Mureba hano irafasha cyane, nago isaba amazi, yo uyishyiraho gutya ni ibintu byoroshye cyane, ugakaraba nk'isanzwe no mu hagati mu ntoki. So cyo nashaka kubabwira, dufite channel cyakira udufilme twiza twanyura amaso yanyu, ni channel bita The Bright TV 250. So wayigeraho ugakora subscribe, ukareba filme nziza bita ikibatsi cy'urukundo. Ni filme nziza cyane, ikoze neza kandi ibintu byinshi byagufasha mu buzima. So no gukora subscribe, share, muri make ni nziza cyane, twakifuza ko mwayireba. Iki kiragezo narabivuze iki kiragezo ndi. Mungu iki kiragezo waje kunyicira ubuzima gusa. Ngira dukora iki. Bo. Ngiye kujya ku kazi. Urumva? Uri w'imwana. Amatara yamaze. Amushakire umugore ndi mata, shakira ndi mata, sibyo? Ubwo umumenye kandi umwiteho, sibyo? Bo. Sekibi way. Uyu ntabwo ari umwanya wo kuryana, n'umwanya wo gutekereza. Sibyo? None se urabona ikibazo cyakemo? Ubwo twihaye amahoro tuziko ikibazo gikemutse. Nyine dutekereza uburyo Jya kwicara hariya cyo ureke ntekereze neza, ndumva umutwanyi utameze neza, sibyo? Mbadewo atukubahane, jya kwicara hariya. Sibyo? Katozi ibitekerezo sheri. Ngabo ujye. Please. I love you. So let's come on. Ungo nungo watumbia ngo ninge nakubwiye ko ngukunda. Oh, sheri. Ngo byagenze bite se? None se ubundi kuki yagiye atambwiye? Yego ndabizi ko abashyitsi nari mbafite, ariko rero ntabwo byari gutuma agenda atambwiye, kandi arabizi ko afite umwana mutoya. Gufata urugendo akagenda agasiga umwana, nta nambwiye, telefone ye nticamo. None se kankubaze, yajyanye na musaza we se? Ngo musaza we wuhe? Hello? Hello? Abe. Sungguh. Mari. Shanta,
Bo. Ugiye kujya ku kazi. Urumva? Uri w'imwana. Amatara yamaze. Mushakire umugore ndi mata. Shakira ndi mata, sibyo? Ubwo umumenye kandi mwiteho, sibyo? Bobo. N'umusana baguko yagiye. Araza kuza nimugoroba avuye mu kazi. Bobo. Bobo. Okay, ngakira. Bite byaro? Byiza. Ese bite? Ni byiza. Byagenze bite? Naragiye ku kiriya. Nta somo ufite zo kumwambara wagiye ku kiriya. Oya nda. Nase kuki utabimbwiye? Telefone yanjye yari yazimye. None se avuye hano ryari? Navuye hano mu masaha 10. Mu masaha 10 muragenda musiga ofisi irangaye urugi rukinguye nta muntu uri hariya urangije uragenda wowe? No kuvuga ngo bakimara kumuhamagara ko ari inshuti ye
yitabye Imana yaramamagaye yarambwira ati tujye gutabara. Icyo gihe rero wowe wari uri hano muri office uri kumwe n'abashyitsi, hanyuma twiruka. Cyakora amakosa twakoze nuko tutafunze hariya, ariko nanone twatekereje gufunga kandi hari abashyitsi. Tuhura n'umukozi uri hafi yacu ngo tubimubwire, kandi rero nawe baguhamagara ngo ujye gutabara, hanyuma ukomeze wicare. Nibwo yose twahise tujya ku muyumba. Ariko abantu bakuze muzi ubwenge, mumbabare mu bwiza ukuri, ukuntu mugenda mukabura ubwenge mukuze mungana muti nkawe urabizi neza ko ufite umwana mutoya, urabizi ko umwana uburyo ajya amera nijoro, uzi ko umwana amata yanga akenera konka ibere, nawe ubwawe urabizi neza. warangiza ugafata urugendo ngo ugiye gutabara abandi ukibagirwa uwabyaye. wese nta kintu nshaka kumva cyane, wanyumvise neza? uzongera kumbwira ko utahindutse? ariko ni ibintu byabaye bisa nk'ibintunguye, ntabwo nabiteguye, nanjye ntabwo nzi ko ndi burareyo. Twagiye ari mu byo bidutunguye. Ibyo uri kuvuga byo kujya gutabara n'ibiki, ni ngombwa gutabara abantu, biranumvikana, ariko ujya gutabara ubanza utekereze, usubize amaso inyuma. Uri wenyine se? Uri single? Nari nzi ko ndi gutengaruka sheri, nari nzi ko ndi gutengaruka. Kuki utangiye ko nari ndi hano? Kuki utananyohereje na message? Nari nzi ko ndi bikubwire. Kuki utanyohereje message? Okay, nibutse ko nakoresha na message, nabonye ko ntabwo naguhamagara ko nabashyize nkubwira ko ngiye, numvaga ko ndi bumare n'isaha imwe nkatangaruka. Ikibazo nagiye kugira. Tega amatwi, naraguhamagaye, telefoni urabanza urayikupa, ubwa kabiri uhamagaye telefoni iva, mpamagaye musaza wawe telefoni ye nsanga ntabwo iri gucamo. Njye namuriro nayifite muri telefoni rwose. Rero byo kuvuga ngo narayikubye ntabwo simbizi pe. muritonze ngo nagiye musize ahantu harangaye, nta wundi muntu muri kumwe hari, nta musize hari, urugero rurangaye, umuryango mugari urerebana na porotari, murangije murahagurutse muragiye ngo mugiye gutabara kujya gutabara ingo z'abandi izajya zishya. Wenda nubwo tutabikubwiye cyangwa se ngo tubone umukozi dukora tubimubwire, ariko wa mukozi ukoropa yarahagaze hariya. Twajyana nzi ko ari bikubwira. Noneho ikindi kintu, umukozi ukoropa ngo yarahagaze hariya, tekereza icyo kintu. Umukozi ukoropa yarahagaze hariya. Uretse n'uwo mukozi ukoropa nari nzi ko ndi bitingaruka. Murambabaje cyane. Nase amajoro nta kintu yakubwiye. Ko ngiye naguhamagaye nyuma yaho telefone yawe igasona ntuyifate. Ako nasimbira amajoro ngo akubwire aho nari nshaka kubabwira kandi gikomeye cyane. Nongere bisubiremo, narakubwiye ngo ibintu byarahindutse, warahindutse ku buryo bugaragarira buri wese. Bigeze naho umwana wabyaye arara ari ijoro ryose, nkarara nterura umwana ijoro ryose. Nanjye ushobora kubwira ngo wumve wowe urabwira iki? Nicyo umbwira aho ngaho? Nose nari mubura. Wait. Hasoni. Nicyo ushobora kubwira ngo uwo mwana cyumva? Nose ko twagiye gushinga Nyakare, ubwo nari kuva n'amaguru nkaza. Birashobora ko nari nabuze déplacement insana. Ntiwongere kumbwira ikintu bita gushingura. Uzi abantu twashinga uko bangana? Uzi nabo tutashinga uko bangana? Urabaza wanyuzwe ngo kujya gushingura ni ngombwa kujyayo, ariko muri gahunda. Ndabona ibi bintu bifite ikibazo gikomeye cyane. Wowe na musaza wawe sinzi ikibazo mufite, mushaka kunyangiriza akazi, mushaka kunyicira akazi. Kuki mushaka kunyicira akazi? No kubera iki? Ibintu ntabwo ari ibyanyu. Ese ngomba intabirimo nubwo sigama mwabijera mute?
nyine wabitwara gute nkawe apisi nkawe ntawe umugore wanjye njyewe ni ubaye ntakiriho ibintu ni uko wabikora waba uri igihe kirekire impamvu nanjye ni uko nari nzi ko hari ariko nanjye ubazi uzi ko wahise wari wahazirikiye wari wazirikiye hano ngaho basituburire sibwo bwa mbere bibaye ikosa twakoze nuko yenda twagize icyo kintu mugende mujye mu kazi imvura itenda kuye mugende mu mbango ku ruhande ariko rwose mu by'ukuri fefete n'ubu ruhande njye ntabwo mbyumva kugeza izi saha ntabwo ndasobanukirwa ibyo ari byo nta n'ikintu mushobora kuvuga kugira ngo mubinyumvishe nikize mwanyumvisha aho ngaho mufate mwikore mugende musige ofisi irarangaye birinde nubwo murari iyo mwagiye nta muntu n'umwe ubizi ibyo bintu mwabyumvisha umuntu gute ni gute ushobora gufata ibyo bintu ukabinyumvisha umuntu mukuru nta soni ariko mbabare mbwiza ukuri nk'ubwo ngubwo nta wundi muntu uhari wenda tubara urugero ntabwo mpari nagiye abandi nabo bazi yuko hari abantu noneho byongeye ntawe niwe ugomba gutanga urugero rwiza mu bandi bakozi ni nayo mpamvu uri hariya hantu urangije uragiye usiga ahantu hararangaye uraye iyo ngiyo ntuvuze ariko urugero ngo tujye duhora dushwanira mu kazi abantu bazajya badufata gute abakozi bagenzi bacu bazajya badufata dute bate buri munsi nk'umuntu uzajya yumva turi gutongana ntabwo tugira urugo tuvugiramo ibyo tugomba kuvugiramo kuki uba ushaka kugira ngo mvuge nabi no kubera iki kuki buri gihe uba ushaka ko mvuga nabi banza kuvuga nabi kwanjye hari vitamine kuri wowe kuki uba ubishaka buri gihe umuntu mukuru nkawe ntabwo wakagombye kubaho usa n'umuntu utazi icyo uri gukora niba kandi wumva kuba mu kazi utabishoboye mbwira ikindi wifuza aba aricyo dukora mbwira ikindi ushaka ko dukora aba aricyo dukora ngezeho igitekerezo uvuga uti mu by'ukuri ngewe ndumva ndushye ndumva naniwe singishoboye gukora kano kazi ndumva nakora ibi ngibi ndabyubaha rwose ndakora n'ibishoboka byose icyo cyifuzo cyawe tugishyire mu bikorwa ariko muri kwica akazi muri kwicira akazi nawe nta kintu bikubwiye niba akubwiye ngo bigende bitya ni ukumwoma inyuma ni ukumwoma inyuma mugashurirana mukagenda nk'abantu mutazi umujya nk'umugabo nkawe ufite ubwenge ufite ibitekerezo bizima ni gute uyoborwa murafata ibitekerezo byakakuyobora nagiye wagiye nagiye twagiye gutyo mugashurirana nk'inka zijya kona si rimwe bibayeho gusa hari ikindi gihe biraba kuki ibyo bibaze kuki ibyo biba kandi nabyo byawe bidutunguye nabyo ntabwo nawe ko twari twabiteguye mvamboise kumwana mwabiteguye ntabwo ko twari twabiteguye ni inshuro imwe bibaye none si cyo cyaje kiraguterura kirakujyana birinda n'ubwo urari wagiye nimero yanjye ntabwo yize mu mutwe ntabwo yize subiza ntabwo yize niba uyizi abantu bose mwari muri kumwe wabuze utira nimero utira telefone nibura ngo umpamagare umbwire ikibazo wagize ariko wirinda urari yo iyanjye nagezeho yazimye nabyumvise nkiri undi muntu mpamagaye wowe ni wayifata wimvugiramo wanyumvise n'undi munsi ni gute ugenda ahantu hari abantu bagize ibyago
ntutire telefone ngo mpamagare. narayitiye Hanyuma niba urabonye nimero utazukanga kwitaba ntabwo mbizi naraguhamagaye ntiwayifata ntekereza ko ushaka ko wari wayitaye mu cyumba kuko nyirayo yarimo kuyinsaba mita nibyira ubwenge bwo guhamagara amajana. Kuki utohereje message? Kuki utohereje message? Ntabwo ibyo nabitekereje ahubwo nyirayo se vuga ati reka mpamagare amajana wenda we urahora afite telefone azi kumenya guhamagara akumenyesha ko byangendekeye kuko yanjye yari yazimye kandi wari wayinije yaragiye kugenda. Nose nta nimero wabonye yaguhamagaye utaruzi. Reka rero nkubwire. Wampamagara utampamagara ntago biri buvaneho amakosa. Ntago biri buvaneho uburangare mwagize. Okay, mvumbwire sibyo? Pe ndanabyemera nyuma y'ibyo bisobanuro byose ndabyemera ko nagize uburangare akora bizi ko ari bwo bwa mbere ntabwo usanzwe unzaye mafuti ntusanzwe unziho n'ubwo burangare ariko byabaye gusa ndagira ngo umbabarire.